nitwa arasobanura abandi job services officer muri Don Bosco Gatenga TSS. Ese mu magambo makeya roko JSO ubundi abashinzwe iki muri Don Bosco TVET? Murakoze cyane. Iyo tuvuze roko JSO muri Don Bosco muri rusange ushinzwe guhuza ibikorwa by'ikigo ndetse cyane cyane ibigendanye n'amastage y'abantu ndetse na za kampani hanze. Icyo gihe umuntu rero cyakora iyo ajya hanze mu buryo kureba za kampani dushakira abana amastage aho bazakorera, tugerayo tukareba ese ibyo twigisha hanze ku isoko ry'umurimo birahuye. Bityo rero icyo gihe uwo muntu akaba n'umujyanama w'ikigo, akaba umujyanama w'ishuri, akaba ati nyamara hanze turabona ibintu bimeze gutya, hano twagomba kugira gutya. Rero ni nk'umujyanama muri rusange ugira n'ikigo ishuri, akaba ati hanze turabona ibyerekeye mu ngero bimeze gutya, hanze twakwigisha gutya. Ikindi rero ni n'umuntu ugira inama abanyeshuri. Iyo abanyeshuri bakiva hanze baje gutangira amashuri y'imyuga, baraganira, akabagira inama, akabayobora, akabafasha gushaka amastage, akabafasha akanabategura mu rwego kugira ngo bazajye gukora amastage meze neza. Ukurikije uko bihagaze ubu ngubu, ese uzi gahunda ya leta ikangurira urubyiruko kwitabira imyuga n'ubumenyingiro, wowe ubona bihagaze gute muri iki gihe? Mu kigo cyacu ngira ngo ni ikigo gifite umuhamagaro kuva muri za 81, dufite imyaka irenze 40. Rero gahunda y'ikigo dufite ubu ngubu ni kugira ngo twakire abanyeshuri benshi biga imyuga. Kubera iki? Kuko imyuga, iyo wize imyuga igihugu gitera imbere, kubera iki? Akenshi bihangira imirimo. Hano rero nkatwe na politike dufite ikigo ni kugira ngo twongere umubare w'abiga imyuga, kandi koko dukorana na leta, minisiteri y'uburezi, ubu basigaye batwohereza abanyeshuri ku buryo abanyeshuri b'imyuga nyinshi. Ikindi kirushijeho rero ni uko dukangurira abana cyane cyane abakobwa kuza kwiga imyuga. Uyu mwaka rero ngira ngo twanashakiye na bote ku buryo tugira abana b'abakobwa benshi. Rero uyu mwaka dufite abana benshi. Dusoza, ni ubuhe butumwa wagendera abantu bagifite imyumvire hasi ko abantu biga imyuga n'ubumenyingiro ari abantu baswa mu ishuri cyangwa byananiye kwiga? Mu by'ukuri nanjye bijya bimbabaza iyo numva abantu bavuga ngo ujye kwiga imyuga n'ubumenyingiro ni umuntu uzi icyo gukora. Ntabwo ari byo. Burya unarebye ubuzima bwa buri munsi, ubuzima bw'umuntu bugizwe na TVET. Turahera ku byo barya, ibiryo ni TVET, imyenda. Nawe nk'umunyamakuru umbajije imyenda wambaye ni TVET, nicyo cyuma uri gukoresha ni TVET, bya muri bya hozara byose ni TVET, naho turyama ni TVET, naho twicara ni TVET, n'aya madorerwamo twambara ni TVET. TVET rero iyo wageze ahantu abantu igaragaza iterambere ry'igihugu. Ndakangura rero abafite imyumvire yuko TVET ari abantu mushobora kuza kuri TVET udafite ubumenyi. TVET isaba ko umwana kuko abajijutse biruta bakunda bavuga ngo uje muri TVET ngo wamubuze ubwenge. Ni akahe gashya mufite nka Don Bosco Gatenga TSS? Ni akahe gashya mufite hano? Agashya dufite rero turashaka kwinjira cyane cyane ni ukuvuga ngo iyi TVET yacu ubumenyingiro turashaka kubuhuza n'icyo bita ICT. Turashaka icyo bita ICT education. Turashaka gufata ubwo n'utwa yinjira cyane muri ICT. Niyo mpamvu usanga ubu ngubu uburyo dukoresha akenshi usanga dukoresha ICT cyane kurusha uburyo bwa kera. Ngira ngo nawe mushobora kugera mwabonye ibikoresho bishyashya dufite, mwabonye uburyo abana bishimye, ikigo cyacu twayiteguye twanyuze muri za workshop zinyuranye bya monitor bimeze. Murakoze cyane.